Shamika akagome ariko ubwo ubundi jya umenya yuko uriya ari mama watubyaye wagiye umubabarira. ahubwo banza umbwire kubera iki nguhamagaye nkubwira ko ngiye kuza hano nawe ukayituza. Ni ukuvuga ko uvuye ku gikongoro akanya? Babe, ninde ukubwiye se ko twari twagezeyo? Twakora inama hano i Kigali. Gusa byo urabyibuka? Ariko shamuzi ko mbyibutse. Cyusa wibutse iki? Biriya byose mama nibyo ari kwigirisha ntago arwaye kandi n'uwe yararabizi bambujije kubikubwira. Ngo mama ntago arwaye? We nta mwana ugira ngo uzamuzane tubane. Oya sha. Ariko ubwo ngufite nawe ugiye kumbera umukobwa wanjye. Ikibazo se? Nta kibazo. None urashaka ngo njye mwita papa? Umva nawe da. Uzi ukuntu unyise tonto bimbabaza? Ni filime igaragaza inkuru y'ubuzima bwanjye uko byatangiye naho byarangiriye. Ubu ndishimye ariko si ibya buri munsi kuko Imana yakoreye mu muntu wayo amfasha neza. Ubu si byanjye bizarangira gute ko mba mbona iby'umuryango wanjye n'ubundi nta mpinduka bigira. Mana mba hafi kuko nkeneye kunezerwa nk'abandi bana. Ariko mana, ariko uko ndi kumva isi yambanye ndende. Mama bite byawe? Ariko narubi. Eko mama wabasha guteka imitwe koko. Mama uzi ko wabasha kwakitinga filime? Ibyo nushaka ubyiborere kuko n'ubundi Shamika yamaze kukubona. Erega wikirushya tumaze umwanya munini tukureba. Nushaka ubireke. Mbabarira mwana wanjye. Ibi byose narabyigirishije kugira ngo mbabarire. Jamais ndakwinginze mbabarira we.
Shamika mbabarira ndakwigije mbabarira mwana we sibyo iyo Shamika wambabariye koko sibyo mwana wa ako mana wararebye ubona neza nkwiye kubyarwa n'uno mubyeyi. Shamika reka kuvuga kugira umwana wanjye nabikoze kugira ngo mbabarire. Ubu mana wararebye ubona nta wundi mubyeyi wambyara atari uyu. Shamika oya. ariko mama ni iki cyaguteye kubesha Shamika mbene aka kageni kugeza n'ubwo wigira ibyo bintu koko? Peter, ni ukuri narebye ukuntu kare uri kumwe na Kamikazi byanshimishije pe. Gute se ubwo? Nabonye ukuntu mwari kumwe mukina mwishimye. Ntekereje ko umwana wanjye yaherukaga guseka kuriya, numva biranejeje cyane. Yabaze ni ukuri. Gusa Kamikazi ni umwana mwiza. Igihe ageze mu n'igihe cyo kumuba hafi pe. Urakoze cyane. Peter, uri umwana mwiza kandi nanjye nzabigukundira. Yabaze ni ukuri. Nyagasani, hako si umugore n'uyu mwana ko batangiye kunkura mu bitekerezo byabora. Peter, nzakubera umwana mwiza kubera uburyo unkundira umwana nanjye nzabigukundira pe. Mama Kamikazi, nanjye nzagukunda ku buryo bwose nshoboye. Urakoze cyane. Nyawe ubaye iki kuki urimo kurira? Muvandi ubaye iki? Nyine amayikurizwa nuko nyine Shamika yamuvumbuye. Ngo nguki? Cyusa, Shamika yabibwiwe n'iki? Nyine njyaye mubwiye ariko nyine nangaga ko mukomeza gutuburira Shamika kuko iyo muri kumutuburira birambabaje. Ariko ubwo waba uzi ukuntu Shamika yababajwe?
ariko cyusa ugira ubwenge mu mutwe wawe cyangwa nta burimo. Umva nkubwire cyusa, uzi ko ibi bintu byose nyoko yikoraga yagira ngo atere impuhwe Shamika? Ese wibwiye yuko mama wawe bitari bimubabaje ibintu byose yamukoreye? wirenganya cyusa, ko nanjye numvaga ngomba kubwira Shamika ukuri, nabwo wenda yabifashe uko bitari, ariko nta kundi nyine byose bifite impamvu. Hana yanjye, ubu se koko Shamika yatekereje iki? Shami, wabaye iki? Shamika, wabaye iki? Kabondo, mbabarira umve hejuru. Ndumva nshaka kuba ndi njyenyine. Ibyo ndi kukubwira se ntabwo uri kubyumva? Nyine Shami, bya bindi nakubwiraga munanibagirwa nshaka kukubwira, none ubu ndumva ndimo ndabyibuka. Ese ubwo si bya bindi byawe wirirwa unyigiraho? Kabondo, mbabarira umva imbere, umva imbere. Shami, ni ukuri nubwo utari gushaka kubyumva, mabuja ibyo bintu ni iby'ingenzi kuri wowe. Kabondo, noneho ntabwo ari byo bindi wirirwa unyigiraho. Mbabarira umva imbere, mbabarira umva imbere kandi. Nyine mabuja, njye ibyo nshaka kukubwira mabuja ni iby'umumaro kuri wowe. Kabondo, wamva imbere. Ariko Kabondo aho simwirukanye hari icyo ashaka kumbwira. Kabondo, ngwino hano. Kabondo, ni ibiki washakaga kumbwira? Nyine mabuja, numvishe cyose arimo aravuga ngo mama warakubeshye ngo ntabwo arwaye. Ewe, sawa ngaho mva mu maso niba ari ibyo yashakaga kuvuga. Va mu maso.
nyawe hari ikintu nshaka kukubwira. iki se noneho gisigaye? Cyusa, ugiye hanze hari ikintu ngiye kubwira mama wawe. nyawe ibanga risigaye niryo rikomeye, gerageza wicika intege turebe ko Shamika twamugira. none se dukora iki? muvandi, ibanga rya Kabondo niryo rikomeye kuruta iryo Cyusa yavuze, ahubwo se urumva twabigenza dute? numva nta cyahinduka ku mugambi wacu twapanze. Kabondo tugomba kumukorera bya bindi. nanjye niko nabyumvaga, ariko tugomba kubikorana ubwenge bwinshi kuko nabonye bitoroshye. we Kabondo agomba kujyana n'iryo banga ikuzimu ku buryo Shamika nta kintu n'iki na kimwe agomba kumenya.